Reka nanone mwongere munyemerere mbahe ikaze abadukunda n'abadukurikira mwese mumererwe neza muri mu bice bitandukanye by'u Rwanda, abatwumva muri mu bihugu bitandukanye byo mu isi, abatwumva dukoresha ururimi rw'ikinyarwanda, namwe mukaba mutwumva neza. Tubahe ikaze kandi tubashimire cyane, dushimire umuntu wese waduhaye amaboko ye agakora subscribe kugira ngo izi nkuru zose n'ibiganiro dutegura bikugereho neza. Imana iguhe umugisha, Imana iguhe umugisha. Twabagejejeho inkuru ya Tereza, umukobwa w'imyaka 50, warongowe ku mwaka wa 50, amaze iyo myaka yose atarabona uwo bashingana urugo. Twababwiye ko Tereza yarambagijwe n'abasore 115. Tereza yagiye abengwa, twababwiye byinshi ku buzima bwa Tereza, umudamu cyangwa se umukobwa wo mu gihugu cy'Ubufaransa. Uyu munsi tugarutse nanone mu nkuru yacu igiri ya kabiri. Tereza nyuma y'imyaka 50 yarongowe nande. Twari twababwiye ko uwo musore nawe yari afite amateka mu rukundo, maze yumvise ibyiyumviro bya Tereza ubwo yatangaga impano y'umukobwa biganye wari uri gushyingiza umwana we, maze yumvise uko Tereza avuze amagambo ashengura umutima, ariko mu byo yavuze akongera akavuga ati munsengere nanjye nzabone umugabo. Byatumye uwo musore nawe rero agira ibyiyumviro nyuma y'uko yari afite amateka atari meza. Amateka ye rero yaje guhindurwa na Tereza w'imyaka 50, nawe wari waragize amateka akomeye nk'uko maze kubikubwira. Ngiye kukubwira rero byinshi kuri uwo musore wamushatse. Ese we yari afite ayahe mateka? Mu by'ukuri ndabizi ko amatsiko mwarayasigaranye, ariko byatumye ducukumbura nyuma y'ubukwe bwabo, tujya gushaka ama interview uyu musore yaje gutangariza itangazamakuru. Bituma rero tuvuga tuti ubwo tuyabonye, reka noneho tuze tubabwire inkuru n'amateka neza, imvo n'imvano yaho byaturutse, kugira ngo uyu musore nawe aze kuba ari mu murongo neza udatandukanye n'uwa Tereza. Nimujye kure, reka mbanze ngusabe udukorere subscribe. Narabikubwiye n'iryo jambo ryitwa subscribe, urongera ukandeho kuri ako kazogera, hanyuma bwa gatatu ukande kuri iyo nzogera yitwa oro. Uraba uduhaye amaboko, uraba uduteje intambwe ikomeye cyane. Muzi ko mbakunda, nkaba nitwa Emmanuel Kanani, mbashimire. Reka noneho twinjirane muri iyi nkuru y'uyu musore, ariko muraza kunyihanganira amazina ye ntabwo bayashyize kuri iyo story ye. Yes, twinjirane rero inshuti zacu zakadasohoka. Nari maze kubikubwira, nakubwiye byinshi ku mukobwa witwa Tereza w'imyaka 50, nyuma yo gushakwa n'umusore. Umusore nawe wari ukuze rwose, akaba umusore w'umunyarwanda wigeze kuvuga ngo abangaba barakuze nk'ubutaka. Uyu musore nawe yarakuze cyane. Byagenze gute? Ngiye kukubwira amateka ye. Dutangira uyu musore abwira itangazamakuru akavuga ati mu by'ukuri ngewe nari niyiziho ko ndi umusore w'uburanga, uburanga rwose bushyitse, cyaba igihagararo, cyaba igitinyiro, uko nsa, uko nteye, byatumaga nishongora nkumva ko mu by'ukuri koko nta kibazo ushobora kugira. Umukobwa uwo ari we wese numvaga nta murambagiza ngo anyange. Atangira rero avuga ati ngewe nize amashuri yanjye nta kibazo, kandi nkatsinda amasomo yanjye yose uko nabaga nyahawe. Umusore wize ibintu bijyanye n'ubwubatsi, akaba yubaka amazu maremare cyane, akaba ari umusore udasanzwe, ariko akavuga ati
mu by'ukuri abantu baje kumbonamo icyo bita ubwirasi, ubwiyemezi, noneho bigatuma bangendera kure. Abakobwa bajyaga banganiraho cyane bavuga bati uriya muhungu ntashobotse kandi ntashoboye. Abenshi bari bazi ko ndi n'indaya, bavuga bati afite amafaranga, afite imitungo, ariko mu by'ukuri narambagizaga umukobwa nkanamuhonga nkagira gute, ariko bikanga. Dusubiye inyuma gato, avuga ko yiga muri segonderi aribwo yagiye agerageza gukundana bya nyabyo, kumva ari mu rukundo, ariko ageze muri universite rwa rukundo rutangira kugabanuka kubera ko yari umusore uzwi cyane mu kigo, akaba yari umunyabwenge cyane, bigatuma abenshi baramutinyaga rero, maze nawe akongera akagira gutya akabigendera, yabigenderaho bigatuma inshuti afite ziba nkeya cyane. Usibye no kuba ari abakobwa n'abasore bangenderaga kure kuko babonaga ko ari umuntu ubarenzeho, nari mfite ubwenge bwinshi rwose ku buryo no mu kigo baranyizeraga. Iyo habaga amarushanwa banshyiraga imbere, maze rero ndagenda ku myaka 25 narangije universite. Numva rwose ndi umuntu ugeze ahantu heza ho gushima, numva ndi umuntu ugeze ahantu heza kabisa nkwiye gupfukama nkabishimira Imana. Numvise rero urwego ngezeho noneho ari urwego rw'abagabo, ntangira noneho kubana n'abantu navuga ko basobanutse cyangwa se bashobora kungirira umumaro. Ubwo natangiye negereza abacuruzi, abandi ba enjeniyeri bubakaga amazu y'imiturirwa, nuko biraza nza kuba bize rero, mba bize cyane ku kazi, ku buryo hari ubwo nagiraga gutya nkajya mu kazi mu gitondo nkapanga uko chantier iri buze gukora, nkaza gupanga niya ninjoro, amasaha kambana make cyane, kandi nabaga nasinye kontara z'ibikorwa ngiye gukora, bigatuma rero ntahuzagurika, bigatuma ntagira ikindi kintu na kimwe nitaho, nuko munika amafaranga rwose mbyitaho. Ariko nageze igihe ndiyumvira, ndyamye mu gitanda cyanjye, ndiyumvira bimara umwanya, ntekereza imyaka yanjye, ntekereza amafaranga afite. Ubwo nari maze gusatira imyaka 30. Ibyo byose ndabitekereza, ariko nsanga hari ikintu cy'ingenzi naba naribagiwe. Icyo kintu nta kindi, nk'uko abasore benshi twari twariganye bari bamaze kubaka ingo, bari bamaze kugera ku rwego rwaho umuntu wese avuga ati uriya ni umugabo, uriya ni umuntu wamaze gufata ibindi byemezo bidasanzwe. Noneho ngiye ntangira rero kugaragura ibyo bitekerezo, nsanga hari ikintu cy'ingenzi nibagiwe. Ndavuga nti noneho rero sasa reka bino bintu ntangiriye kubyinjiramo. Mu by'ukuri ntababeshye, mu muryango iwacu twese igitsina gabo dukunda kugira uruhara tukiri bato cyane. Ntekereza ko iyo ari imwe mu mpamvu abakobwa benshi bambengaga, ubundi bakabona ko mfite igikuriro, kuko urebye amafoto yanjye witegereje uko meze, mu by'ukuri kuva na kera ntabwo nagaragaje ubusore cyane, keretse nkiri mu myaka 18, 19 kugeza kuri 20, ariko ahandi hose wari kundeba rwose ukagira ngo ndi umugabo ufite abana bageze kuri 3 cyangwa 4. Nuko rero nkomeza kwibanira n'abantu basanzwe mu bucuruzi bwanjye, maze kugaragura ibitekerezo byanjye, sanga hari ikintu nibagiwe. Mitamo noneho kuvuga ngo noneho reka nanjye ndambagize, nshinge urugo, ngire agaciro, ngire umuryango. Natangiye kubitekereza rero, ariko ari nako ntangira guhita mbishyira mu bikorwa. Abakobwa benshi bakemera kumvugisha, bisa naho ari ukubaderanja cyangwa ari ukubaforosa, ubundi bakanyemerera, bagakwepa, byose bakabivanga. Ariko iyo twaganiraga inshuro nyinshi, hari uburyo burya umuntu muganira ariko ukabona akurebye ku kirenge, akurebye ku ndase, akurebye mu maso. Abakobwa benshi twaganiraga bitaga ku ruhara rwanjye, barebaga mu mutwe wanjye, mu by'ukuri ukabona nyine ni akantu gashobora kuba
karabaye inzitizi kugira ngo ngewe nshake umukobwa tubane nk'umugore n'umugabo. Byarakomeje nkomeza gukorera amafaranga, ndagenda n'ubundi ngera mu myaka 35 rwose ntarabona umugore, ntarabona uwo kubakana nawe urugo. Nyamara ntacyo ntakoraga kuko benshi narabarebaga nkabaganiriza, yewe nkagira n'ibyo ndekura kugira ngo byibura urukundo ndebe ko rwaba ibamba. Wapi biranga. Nageze muri iyo myaka 35, data wambyaye nawe wari warize ibijyanye n'ubwubatsi, nuko arambwira ati mwana wanjye ndashaka ko tuganira. Data yaranteguje, maze muri weekend yakurikiranye n'uwo munsi twabivugiragaho, data aransohokana anjyana hamwe kuri hoteli ze zari ziri mu mujyi. Noneho arambwira ati ndagira ngo tuganire, ndagira ngo tuvuge byinshi ku buzima bwawe. Nuko sanga yanteguriye ibyo kurya, ibyo kunywa. Yari yambwiye ko ntagomba kuba bize mu bindi, ntagomba kugira ibindi bindangaza. Nuko turicara, data arambwira ati mwana wanjye, kw'igihe kirenze, kw'igihe cyakurenganye, niki kibura ko tutabuza amafaranga, ko abageni bahari, byagenze gute? Maze noneho ndavuga nti ibi noneho ntabwo bizoroha, nimba umusaza nawe amaze kubona ko ibyanjye bimaze gukabya. Byarambabaje cyane rero, byarambabaje nyuma yo kwicarana na data akambwira ati mu by'ukuri gerageza uze noneho ushinge urugo. Byarangoye no gusobanurira data, naramubwiye nti rwose muzehe ndi kugerageza, mbura igisubizo. Ndamubwira nti rwose ndi kugerageza, mu minsi mike nzababwira ko nabonye umugeni. Ariko nta wari uhari kubera ko nabibabwiye, abakobwa benshi barambengaga, abakobwa benshi ntabwo nzi icyo banzizaga. Nagerageje no kujya mu gice cya kure, aho nshobora kuvuga ngo wenda nahabona umukobwa udafite amafaranga, nahabona umukobwa utarize amashuri y'ibirenga, nabona umukobwa utari mu muryango w'abantu bakomeye cyane. Ariko nabyo ndabibura rwose, ndabibura pe, ndabibura. Imyaka iranjyana, mbona ngize mu myaka 40. Noneho ngeze mu myaka 40 rero, twadusura nifuzaga, babakobwa bitoto nashakaga, babana bakiri bato, ntangira kubabura rwose batari mu rugero rwanjye, ntavugana nabo. Ahubwo ngeze kuri level yo gushaka umukobwa nawe ukuze ku rugero koko rwasatiraga urwanjye, niko nabyiyumvishaga. Ariko abo ngabo byari bigoye nanone kubabona, byarankomereye. Abasore b'inshuti zanjye benshi bari barashatse, barabyaye, najya muri pati zabo nkumva afite ipfunwe. Benshi ntibaburaga no kumbwira batese niki gituma utibwiriza, niki gituma utibwiriza. Ngira ngo murabizi, kuba uri umusore ugeze igihe, kuva ku myaka amategeko yemera 22 gusubiza hejuru, ukaba ntacyo wibwira, mu by'ukuri abantu batangira kukubonamo ikibazo. Kandi ni mu gihe ntabwo Imana yigeze yibeshya. Imana yakuremye ikarema igafata urubavu rw'umugabo ikarukuramo umugore, maze ikababwira ngo mwororoke mwuzure isi. Ntabwo yibeshye, niyo mpamvu uhita uba ikibazo mu bantu. Abasore benshi murabizi ko ubuzima biberamo nubwo kuryoshya bw'akanya gato. Buri weekend aravuga ati kuwa mbere nakoreye amafaranga, ndagenda ngeza kuwa gatanu, ariko ndashobora kuyagabanya muri buno buryo. Nzasangira n'umukobwa, nzamugurira agakanzu, cyangwa se nzamutegera moto, azaza nzamwitaho, akagira amafaranga booking yo gukora ibyo bintu, akagira rero nandi yo kuguma guhanyanyaza mu dushinga twe twa buri munsi. Ariko gutekereza ngo ndashyira umugeni mu rugo, wapi, byarananiranye. Ikindi byarakomeye mu isi, murabizi ko abagore benshi basigaye barabaye indaya z'abasore, bigatuma umusore avuga ati se ndajya he? Nimba ubona wagakwiye kuba nyoko ukubyara uriho umujya mu maguru, bisobanuye ko mu by'ukuri icyizere uba wamaze kugita ku ruhande rumwe. Nubwo wowe wagiye gushaka
ibyishimo kuri uwo muntu, ariko nanone buriya abagore mujye musobanukirwa ko abo basore basigarana ibyiyumviro rimwe na rimwe bibakura ku murongo wo gushaka urugo, kandi tutanibagiwe ko abo bakobwa bitwa ko barambagiza nabo si shyashya, bakora amabi menshi cyane. uyu mutipe rero aravuga ati abasore benshi bagenzi banjye bari basigaye bambaza ngo ufite ikihe kibazo, ariko nabo byagezeho birababaza kuko bamwe muri bo bajyaga bandangira n'abageni rwose bakampuza n'umukobwa ariko nkabona inshuro nyinshi arirebera ku ruhara rwanjye. Byarakomeje rero, ngera ubwo rwose niheba, ngera ubwo numva ko ibyo nkora byose nta n'umumaro bifite, ngera ubwo mvuga nti ibyo nkora byose nta kintu bimariye, ngera ubwo numva nagakwiye kubireka, ariko n'ubundi nkaza gusanga ntabwo ari wo muti. umunsi umwe rero naje kujya mu birori by'umuhungu twari twariganye, mushiki we yari yashyingije umwana, nza kujyayo. ngeze muri ubwo bukwe mu gihe cyo gutanga amagifiti, nibwo nagiye kubona mbona umukobwa, ntashobora gutekereza ko ari umukobwa, nabonaga akuze rwose, mu kujya gutanga impano yayivugiyeho amagambo akomeye, narayababwiye mu nkuru za Tereza aho yahaye umwana w'inshuti ye impano amwifuriza urugo ruhire, maze aravuga ati nyina twarabanye twariganye, aba umuntu w'agaciro, mugira inama nawe angira indi nama, hanyuma yaje kugira amahirwe abona umugabo, urugo ararushinga, none murabona ko arashyingije. mu by'ukuri yaje gusoza ayo magambo abwira abantu ati nanjye musengere nzabone umugabo kuko ndamushaka. aho nari nicaye ntakubeshye, nagiye kumva numva umubiri wanjye wose ubaye ikinya, numva ubwuzu bunyirutse umubiri wose, numva ngize umunezero ariko uvanze n'ubwoba, numva umutima wanjye uvuye mu gitereko ugiye mu kindi. kugera kuri uwo mukobwa byarangoye, ariko nahise nihuta atarava ku murongo, maze nanjye mpita ntanga impano, nyitanga nanjye ngira amagambo mvuga, ndavuga nti turashimira Imana, dushimira ko yaduhaye umwana mu muryango wacu, none akaba ashinze urugo, Imana izamwubakire urugo rw'amahoro. abantu nanjye bampa amashyi nyuma y'uko bari bamaze kurira, Tereza yarariho avuga byinshi ku buzima yanyuzemo n'igihe yarariho atanga iyo mpano, byatumye rero nkomeza noneho gucungira hafi aho wa mukobwa ari. mu gihe ibirori bisa naho bihumujwe, naramwegereye ndamusuhuza, ndamubwira nti nabyumvise, numvise ko hari amasengesho uri gusaba, ariko mu by'ukuri nanjye ndi umwe mu bayakeneye. umukobwa yabaye nk'uwikanze, asa n'unyitajeho gatoya, arambwira ati ufite ayahe mateka, musezeranira ko nifuza ko twazayaganiraho. ntago byatinze, twemeranijwe rwose, umunsi wakurikiranye n'uwo nguwo turahura turaganira, maze rero twemeranwa kubana, nta bintu byinshi byo gutinza. twese twari dufite ubushobozi bwo gukora ubukwe, twari dufite ubushobozi bwo gutumira abantu, cyane ko nabo babyifuzaga. abenshi bari barababajwe n'ubwo buzima bwanjye n'ubuzima bwa Tereza. ntago byatinze rero, twaje gusezerana mu buryo bwemewe n'Imana, dusinyana kontara mu buryo bwemewe n'amategeko, ibintu byose tubishyira ku murongo. Imana rero yatugiriye neza, umudamu wanjye aranasama, uyu munsi afite inda y'amezi 2. aravuga ati rero mu by'ukuri cyabaye igisubizo. burya Imana nyine iyo yakugeneye uwawe ntaho ajya, kirazira kikaziririzwa. y'Imana yakuvuze ivuga iti wowe umunsi wawe uzaba umeze gutya, kurangira kwawe ko mu isi kuzakomeze gutya, nta kintu na kimwe umuntu
yahinduraho. Umusore nyuma umunyamakuru yamushubije inyuma aramubwira ati ntabwo watubwiye imyaka nawe warongoye ufite. Aravuga ati yewe rwose ntakubeshye murusha imyaka 5. Urumva ko Tereza w'imyaka 50 yaje kurongorwa n'umusore w'imyaka 55, ariko ubwo n'umusorera yarongowe umugabo w'imyaka 55, ariko subwo n'umugabo oya ni umusore kuko abo umugabo yamaze kubyara. Yarongowe n'umugabo yabarongowe n'umusore w'imyaka 55. Uyu munsi baritegura kuba ababyeyi, baritegura kugira izina mu muryango mugari w'Abafaransa, baritegura nabo kongera bagasubizwa agaciro cyangwa se bakagira agaciro bari barabuze. Mbashimire inshuti zacu z'akadasohoka, mbashimire cyane mwamaze kubyumva impamvu ya nkuru ya Tereza twababwiye wari umaze imyaka 50 yose atabona uwo kubakana nawe urugo. Tereza wivugiye ati jewe natereswe n'abagabo 115 kandi bose niko bandebagamwo. Mbashimire cyane, mbifurize amagara mazima. Nukuri wibuke gukora subscribe, dusigire n'ibitekerezo hano. Mbashimire cyane, mbifurize umugisha w'Imana. Ibyo mukora byose Imana ibishyire mu mugisha. Nitwa Emmanuel Kanani.